Yes, reka nongere mbifurize kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, hanyuma n'abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afrika, abari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse na Oceania. Mwese muvuga muti twebwe ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel ntibyaducika. Abamaze gukora subscribe by'umwihariko ndabashimira cyane, kandi rwose ndizera ko n'ubundi dukomeza kubana, kuko gukora subscribe ni kimwe, ariko nanone no gukomeza kureba ama video nacyo ni ikindi. Ubwo rero nayo muyarebe, muvuge muti amakuru y'imikino tuyirayamenye, tumenye ibijya mbere. Munakira ibitekerezo ariko kandi munakore na like. Hanyuma batarakora subscribe namwe nkavuga ni mukubite mu bangura, ariko twibanire mujye mumenya namwe ibijya mbere muri mwisi ya sport, cyane cyane mu Rwanda. Ubwo rero n'uri cyo tuganiraho ni kimwe, ni shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, icyiciro cya mbere igeza haryoshye umunsi wa 8. Umunsi wa 8 urarimbanye, waratangiye kandi imikino irategerejwe, undi waraye ubaye. Ni nako kandi ubwo muri Champions League naho hari umukino wabereye mu Rwanda mu matsinda. El Hilal mwagize Inyarwanda rwose yaraye ikoze ibyo mwayitumye, itsinda MCRG ibitego biri kuri kimwe. Umukino abarabo ntibajya bibura bati turarwana nubwo ntambarira abagota rwose. MCRG iravuga ati sha turarwana. Ubwo ariko nyine intsinzi bayabazwe, ubwo wenda ibindi by'imyitwarire mibi kafu ibizabikurikirana igakurikirana uko binogeje. Ngewe rero icyo nikundira kureba ni Rwanda Premier League nkuko nababwiye, aho umukino warayubaye ikipe ya Gasogi yisasira ryamaye, ariko Kiyovu uranze ubayingarizwa muheto ya Gasogi, uranze ubaye umugore wa Gasogi, igitego kimwe ku busa. Gasogi yakiriye Kiyovu mu mahoro, irahibwira iti twebwe sha tumaze kuhakinira iyi n'inshuro ya kabiri, abambere Rayon Sport yaradutsindiye, ariko natwe Kiyovu reka tuhagutsindire. Kensi yongera kwereka Kiyovu rwose ko ayishoboye ayishoboye, wongera ngo ayishoboye. Buri ikipe ishobora indi wa mugani ikayitsinda rwose, ikipe imwe ikavuga iti tureme rwose. Kiyovu rero nayo ubwo yemeye kwakirwa ko igomba gutsindwa na Gasogi, nuko nguko yarangiye nyine 3 ya Gasogi irayegukana, ndetse yewe igira n'umwanya wa kabiri by'agateganyo, kuko kugeza ubu ngubu polisi itarakina ni ya mbere n'amanota 17, Gasogi imaze gukina imikino 8, ibi ya kabiri n'amanota 15, ariko izi za Rayon Sport birumvikana ntizirakina. Mu gihe zakina zishobora kuba zagira gute zarenga Gasogi bitewe na resultat yabonetsemo, ariko ubwo Gasogi umwanya wa kabiri yo yabaye iba iwucakiye. Hari indi mikino rero itegerejwe, reka nkubwire ko ikipe ya Bugesera iri bwakire Rutsiro, hanyuma ikipe ya Etincelle ikajya gusura Amagaju, ni nako kandi ikipe ya Marine yakira Gorira, ukamenya ko ikipe ya Musanze yakira Apero. Umukino turawugora ko mu buryo bwihariye, ukamenya ko kandi ikipe ya Mukura izakira Muhanga, ukanamenya ko Rayon Sport izagira gute izakira ikipe ya AS Kigali. Imikino na polisi yakira Gicumbi kuri uyu wa gatandatu. Hanyuma rero imikino biriwe n'umuntu yatindaho ni umukino ugomba gusa ikipe ya Musanze n'ikipe ya Aperi yarakoreye imyitozo kuri bworoherane, iravuga iti ca Musanze nubwo watwakiriye ariko urabeshyira ubusa turagutsibura. Ni ikipe ya Aperi, ni imihigo y'ikipe ya Aperi. Akanyamuneza ko gutsinda Rayon Sport karacyabaherekeza. Baravuga bati rero Taleb Abdel aravuga ati uko byagenda kose uyu ni umukino wa kabiri. Aperi irabikiniye mu ntara, wa mbere yarawunganyije mu ntara. Rero biba bikomeye mu ntara, biba bikomeye. Noneho ku kibuga cya Musanze nicyo kibuga kimwe gisigaye muri Rwanda Premier League kibi. Nicyo kibuga kibi twakwita kibi gisigaye muri Rwanda Premier League, mu gihe wenda icya Espoir kitarazamo. Nicyo kibuga kibi umuntu yavuga ko gisigaye muri Rwanda Premier League. Iyo washoboye kugitsindiraho ahandi uba wakukuza. Ubushize twarababwiye Aperi yagitsindiyeho Hamana igitego kimwe ku busa, abanyamusanze bagiye bavuga bati turibwe. Uyu munsi rero bimeze bite? Aperi amakuru nkuru igitoroshi cyanjye kimurikayo kirambwira ko mu bakinyi babanjemo ubushize uretse Kage gishobora kuba ufite akabazo, ushobora kuza gusimurwa na Ombolenga, ariko nakubwira ko mwizamu Jean Pierre Ishimwe arahari. Hanyuma niyo mugabo Claude kuri gatatu nka kapiteni, ni nako kandi Ombolenga Fitina kuri kabiri nawe aza kuba ari aho ngaho hafi
hanyuma Nige na Clement ndetse na Yunusu bakaba bavuga bati natwe nta uri butunyizeho igitego. Ni nako kandi umuvandimwe witwa Dauda Rusekiganda arabavuga ati ngewe nanjye bivuga nk'ibi ngibi ndabimenyereye. Hanyuma witwa Dauda Yusuf nawe aravuga ati nanjye nca no muri Ghana birahaba byasaba Tex nakinagamo ni bivuga nk'ibi ngibi bakiniramo. Ruboneka nawe aravuga ati nanjye uyu munsi ndaboneka ndahari ntawe wancaho. Hanyuma iruhande rumwe Denis Omede avuga ati nanjye Bugande ni iki ngiki kibayo. Hakimu Kiwanuka nawe avuga ati nanjye ndahari ibivuga nk'ibi ngibi ndabimenyereye. Togwi nawe arahari aravuga ati nanjye ndahari nibiba ngombwa na Mamadusi nawe ashobora kuza kuba asimbura bavuga bati nibidukomerana turagira gute turabikora gutya birumvikana na ba Gilbert baraho baza basimbura. Musanze rero yaba Shaurini na irahari Gakwavu Jean Birikimasi yaravunitse ariko Muhira ni Seti Gasongo hari n'ikindi kidefenseur baguze cyo muri cyo kinyamahanga. Hanyuma witwa Felician nawe arahari abakinyi nk'aba Matabare Tabo barahari abitwa ba Bertrand Comfort barahari abakinyi ba Sunday God Power barahari. Nayira bafite bamwe na bamwe bavuga bati natwe turarwanya nubwo ikipe ya Musanze abakinyi babo usanga rimwe na rimwe batamenyekana ariko uyu no mukino cyane navuga ngo ni umutego kuri APR Football Club. Burya muri fazare biba bikiyungurura gose ushobora kugira gutyo ukabona Musanze iraguhagamye da ni ihurizo rwose. Ubwo rero abakuzi b'ikipe ya APR mu murava mu ntari mu nkuramutima ndetse no mu yandi mafan club na hanyo kujya gutera umurindi bari abanyamurera mu burera no mu Bukonya bifatanyije urebye nabi bakuzengereza. Ubwo rero no mukino tutegereje buri wese avuga ati biragenda bitemoka byaramwe ni iki gihe nacyo kitoroshye nabyo tubyongereho. Burya mu bihe by'imvura abakinyi bacu muri iyo ntabire hari igihe kuyikiniraho biba bigoranye n'umusaruro n'umutoza agacanganya ikivura cyaguye mu gihe wenda bari abanyamusanze bo bavuga bati ikirere cyacu turakimenyereye n'ikibuga cyacu turakimenyereye cyaba cyaguyemo imvura cyangwa kitayiguyemo uko byagenda kose twebwe tugikiniramo. Ubwo rero no mukino navuga ngo abantu twese turawutegereje kandi uraba ukomeye hariya mu karere ka Musanze. Hanyuma n'ikipe rero ni Police Football Club. Iyi kipe nayo ifite urugamba rukomeye rwo kumentena umwanya wa mbere imbere ya Gicumbi twabonye ko ikina neza nubwo yatsinzwe na Musanze ibitego 3-2 ariko nibuze ni ikipe njya ahantu nayitinyemo ni ikipe itakuramo igitego. Babitwaye iki barahari abitwa ba Moise barahari abitwa hari uwo bita Riteta nawe arahari ariko Polisi nayo abakinyi bayo bakaba bari buze gukinira ku gitutu. Hari abafite amakarita menshi y'imihondo menshi ndetse kandi bakaba bitegura Eri Hilal kuwa gatatu. Icyo nacyo ni ikindi Eri Hilal barayitegura kuwa gatatu. Ubwo kandi bakanategura APR muri weekend itaha. Ubwo rero iyo mibare yose navuga ngo Polisi irakinira ku gitutu ariko burya 3 na ya mbere ntibazakubeshya 3 nayo wabonye ibindi ni ibindi nyine ariko 3 wabonye niyo ya mbere. Ubwo rero nuko nguko binogeje. Hanyuma rero umukino wundi dutegereje kuri iki cyumweru Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali. Rayon Sport nakubura ko kuri uyu wa gatanu yakoze imyitozo ndetse yewe rwose imyitozo n'abayobozi barimo ba Tadeyo bakurikiranye barimo na ba Mike bakurikiranye barimo na ba Abraham Kelly unavuga bo yashyizeho kuko hari abandi nyine basa naho batemerana neza mwamwe murabazi bateguye ariko ntibemerana neza Prosuperi na Gacinya. Ubwo rero nka president yaravuze ati murampima reka nishakira izindi mbaraga arazishaka. Rero abo basuye ikipe witwa Sumani Ndikumana niwe nabwo bari bateze amakiriro baravuga bati abandi bamwe na bamwe cyane ngo Habiri kuri kwa Rutayizamu yaraturumbiye ariko Asumani Ndikumana yagarutse kandi ni uri bubanzemo. Hanyuma Abedi Bigirimana na warahari yatuvuye mu ikipe y'u Burundi navuga ngo niwe basa naho bari bushingireho mu kibuga hagati cyane asimbura Tambwe Gloire wagenderwaho cyane. Umutoza akavuga ko ari buzakora impinduka ubwo tuzabigarukaho cyane kuko imyitozo ya nyuma iri uyu munsi
Bazizi Basane navuga ko bagenderwaho cyane, uwo ni wavuga ko ari buhinduke. Hanyuma Rishani nawe ni wavuga ko ari buhinduke, nubwo umutoza avuga ko yahindura cyane. Ubwo rero imyitozo yo kuri uyu wa gatandatu nitwereka ngo Rayon Sport izaba ifite isura ki ku munsi wa 8 wa shampiyona. Ubwo rero nabo ngo no umunsi utegerezanyijwe amatsiko menshi, yaba urabutegereje nanjye nabutegereje. Ubu igisigaye no kureba uko abakinnyi bari bwitware mu kibuga, hanyuma tukazareba ku wa mbere uko bizaba bihagaze, uko urutonde ruzaba ruhagaze mbere yuko aya makipe muri Sudani yinagamo. Tubibutsa ko ku wa mbere El Merreikh izatangira na Kiyovu mu bibara, hanyuma Hilal ikire na Polisi ku wa gatatu mu bibara. Ariko nanone se Champions League kwizahita ikurikiraho bizagenda bitubwo nabyo nibyo tuzareba, niba koko Hilal itazavuga ati nimunyorereze maze n'ikiri bya Champions League dora 3 yanjye kuri MC Argena yakuyeho, mureke n'ubundi shaka na 3. Kandi burya mu Rwanda tubizi ko tubimenyereye ko iyo APR na n'izindi kipe cyangwa se indi zizasohotse, iyo zizakurikizaho umukino zizakina mu mikino ya CAF Champions League cyangwa Confederation Cup bazorohereza. Ubwo rero Iran buriya mukino zawukina ku wa gatatu, igakina n'undi wo mu matsinda ku itariki 29. Ibyo nibyo ntazi, reka nanjye mbitegereze ndebe uko bazabigenza. Ariko uyu mukino wa Iran nawo ushobora kuba wasubikwa by'ibyo umupira w'amaguru mu Rwanda, ubibara byabaye cyangwa se ubibara birangiye. Nguko rero ubwo ibindi turabigarukaho mu makuru ataha, mu masaha ataha, uko biraba binogeje. Narababwiye ngo ngewe uko amasaha agenda asimburanwa iyo amakuru agezweho ndayabakabukira. Ariko rero nari nibagiwe abana nabo bari munsi y'imyaka 17 amavubi yewe nayo yatupopo. Mukino wa kabiri batsinzwe na Ethiopia ibitego 2-0, batsindwa na Kenya igitego 1-0. Ubu urwitwazo nta rundi, kuko ndumva mu mibare ni ndaza kureba niba bya best ruza bikirimo. Ariko Rwanda ni rusezererwamo kabyaramo. Ubu ari cyo wavuga ngo ruraramira. Sudani y'Epfo turi kumwe ndumva ifite inota rimwe. Biragoye, ariko biragoye. Rwanda biragaragara ko rwose nubwo dufite academy ya Bayern Munich, dufite academy yande. Minisitiri yatangaje ko twiteguye neza, ariko myiteguro ya hehe rwose ko ibyacu biba biri aho ngaho. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Ronda Sport Channel. Naho utaha, bye bye, ciao.